Nongeye kubaha ikaze kuri Leo TV Entertainment, umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzozi 5 urota zikakwereka ko uzaba umukire. Iyo urose imwe muri izi nzozi 5, Imana ibiri kukwereka ko uzaba umukire nuramuka ukoresheje igeno ryawe neza. Nibyo abantu tugira inzozi zitandukanye, burya iyo uryamye zirya nzozi urota ntukajye uzisuzugura kuko hari igihe uba usanga zimwe zigiye zifite ibisobanuro bikomeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzozi 5 urota maze Imana ikabikwereka ko uzaba umukire mu gihe gito, mu gihe ukomeje gukora neza ibyo usabwa. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze, bahaye ikaze. Twihuse ku mwanya wa mbere. Inzozi za mbere, inzozi zo kubona amafaranga menshi cyangwa ubutunzi muri rusange. Nuramuka urose wabonye amafaranga menshi, wageze ku butunzi, izi nzozi ntuzazisuzugure kuko zizaba zifite igisobanuro gikomeye kuri wowe. Iyo urota ufite amafaranga cyangwa ibintu byinshi by'agaciro, ntibivuze guhita uba umukire ako kanya, ahubwo bivuze ko ufite ubushobozi no kugera ku bukire mu buryo bworoshye cyane, kuko aba ari Imana yakweretse ko nukomeza gukora ibyo ukora byakugirira umumaro, uba uzagera ku bukire nta kabuza. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhabonaho inzozi yo kubona urufunguzo. Nuramuka urose ubona urufunguzo cyangwa urutoragura, izi nzozi zizaba ari inzozi zikomeye cyane zikwereka ko ushobora kuzaba umukire mu gihe kiri imbere. Zizaba ari inzozi Imana yakweretse byinshi, kuko urufunguzo ni ikimenyetso cy'amahirwe, ubuyobozi n'ifungurwa ry'imiryango muri rusange. Iyo urota ufite urufunguzo ni ikimenyetso cy'uko ari Imana igiye kugufungurira ubuzima bwawe maze ukabaho neza, dore ko Imana ubwo iba yatangiye kukwereka ko ufite amahirwe menshi yo kubona amafaranga, akazi cyangwa amahirwe y'ubucuruzi. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tubonaho inzozi yo kuzamuka ahantu harehare. Urugero, abantu benshi dukunda kurota turi kuzamuka. Ushobora kuba uri kuzamuka umusozi, inzu, esanseri cyangwa indege. Niyo yaba ari ukuzamuka imodoka. Inzozi zose uzarota ukarota uri kuzamuka ahantu runaka, uzamenye ko ari inzozi zikomeye cyane, aba ari Imana iri kugenda ikwereka byinshi kuri wowe. Ibi bivuga gukura mu rwego rwawe, yaba mu bukungu, mu bwenge cyangwa no mu buryo bw'imibereho. Iki ni ikimenyetso cy'uko uzazamuka mu ntera z'ubukire. Aha ngaha Imana iba yatangiye kukwereka ko uzazamuka maze nawe ukaba umukire muri rusange. Twihuse ku mwanya wa 4 tuhasangaho izihe nzozi. Inzozi ziza ku mwanya wa 4 mu nzozi zikwereka ko uzaba umukire ni inzozi yo guhabwa impano cyangwa ibintu bituruka ku bandi. Iyo urota uhabwa impano cyangwa ibintu bihambaye, bivuga ko ari umugisha cyane kuri wowe. Bivuga ko ari umugisha cyangwa inkunga izava ku bandi bantu ikagufasha gutera imbere muri rusange. Bishobora kuba amahirwe cyangwa umuntu uzagufasha kugera ku bukire bwawe. Iyi nzozi cyangwa izi nzozi zo kurota uhabwa impano cyangwa ibintu bituruka ku bandi, izi ni inzozi zikwereka ko uzaba umukire, kuko aba ari Imana yakwegereye maze ikakwereka ejo hawe hazaza. Mu gihe nawe rero uhakoresheje neza, nta kindi ahubwo amafufu n'amafaranga bihita bitangira kugufubika, ugakomeza kugubwa neza. Ese uri kwibaza inzozi za 5 cyangwa inzozi ziri ku mwanya wa 5 zikwereka ko uzaba umukire? Nanjye mfite amatsiko. Ariko niba wakunze kino kiganiro, kora kuri subscribe maze ufungure no kunzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Kandi ukunda ibyo dukora buri munsi, kandi ukaba wanakunze kino kiganiro by'umwihariko, kora kuri like, kuko natwe biri buze kudufasha kubona ko mukunda ibyo dukora. Twagiye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 tubonaho inzozi yo kubona amazi meza cyangwa gusoma amazi. Iyi ni inzozi cyangwa izi ni inzozi zikomeye cyane. Kurota ubona amazi meza cyangwa gusoma amazi, iyi aba ari inzozi ikomeye cyane, kuko amazi burya asobanuye ubuzima, isuku n'umugisha.
Iyo ari meza kandi uyanywa, bivuga ko uzabona imigisha n'amahoro biganisha ku bukire n'intsinzi mu buzima bwawe muri rusange. Murazumva rero izi nzozi eshanu. Inzozi ya mbere cyangwa inzozi za mbere twavuze zikwereka ko uzaba umukire, ni ukurota ubona amafaranga menshi cyangwa ubutunzi. Inzozi za kabiri ni ukurota ubona urufunguzo. Inzozi za gatatu ni ukurota uri kuzamuka ahantu runaka nk'umusozi, inzu, esanseri cyangwa indege. Inzozi za kane babonye ko ari inzozi zo kurota uri guhabwa impano cyangwa ibintu bituruka ku bandi. Inzozi za gatanu twabonye ko ari inzozi zo kubona amazi meza cyangwa gusoma amazi. Izi zikaba ari zo nzozi zikwereka mu by'ukuri ko Imana iba yakugendereye, maze ikakwereka ko ushobora kuzagira ejo hawe heza mu gihe wakora ibyo usabwa. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ikindi kandi, niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe. Nabo ninjye twabanye muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Ndabashimiye.